Murakaza neza. Tugiye kuganira ku muneke n'igitunguru. Uburyo butandukanye wabyifashisha ukabungabunga ubuzima bwawe. Umuneke n'igitunguru. Uruvange rw'imineke n'ibitunguru bishobora gutanga umutobe. Aha tugiye kubabwira uburyo uyu mutobe wawubona ndetse n'uburyo bwo kuwukoresha, dore ko bizagufasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye, harimo kugabanya ibiro, kurwanya kanseri, kongera ubudahangarwa, kuringaniza umuvuduko w'amaraso, ubuzima bwiza bw'umutima, ubuzima bwiza ku bwonko, kongera imbaraga, kurwanya anemi, gukora nka antioxidant n'ibindi. Antioxidant cyangwa se indwanyamigese twabasobanuriye akamaro kazo mu mubiri mu masomo yacu yatambutse. Kanda subscribe, amakuru yacu n'aya masomo meza ntakajya gucika. Dore impamvu esheshatu ugomba gukoresha uru ruvange rw'imineke n'ibitunguru. Impamvu ya mbere, biringaniza ikigero cy'isukari mu maraso. Igitunguru gifite vitamine, imyunyungugu na fibre ku kigero cyo hejuru. Ibi bifasha kugabanya isukari mu maraso ndetse bikarinda na diabete yo mu bwoko bwa mbere n'ubwa kabiri. Kimwe n'igitunguru gitukura rero, umuneke nawo ntiwongera isukari mu maraso ku kigero kinini cyane cyangiza, bityo uru rubuto narwo rukaba rwakoreshwa mu guhangana n'ikibazo cya diabete. Ariko gusa ni byiza ko iyi mineke yakoreshwa mu rugero. Ubushakashatsi bwakorewe ku barwayi ba diabete 42 bwagaragaje ko amagrama 100 y'igitunguru gitukura kibisi kigabanya isukari mu maraso kugeza kuri miligrama 40 kuri desilitiro nyuma y'amasaha 4 umaze kugikoresha. Impamvu ya kabiri, birwanya kanseri. Uru ruvange cyangwa se umutobe w'imineke n'ibitunguru rwibitsemo antioxidant ku kigero cyo hejuru. Aya antioxidant azwiho kurwanya kanseri zitandukanye. Izo kanseri twavugamo nka kanseri z'impyiko, kanseri z'amara, hazamo kanseri z'amabere, hakazamo kanseri ya prostate n'izindi. Igitunguru gitukura cyica ibyo bita carcinogenic cells. Izi ni za cells cyangwa se ingirangingo zirema zigatanga amakanseri atandukanye mu mubiri. Imineke ihiye yazanyeho utu tudomo cyangwa se udutashe tw'umukara ni myiza kurushaho mu guhangana na kanseri. Iyi mineke yifitemo ubushobozi mu kongera ubudahangarwa no kurinda za kanseri zinyuranye. Impamvu ya gatatu, umutobe w'uruvange rw'imineke n'ibitunguru biringaniza umuvuduko w'amaraso. Umuneke n'igitunguru bikungahaye muri potassium ifasha mu kuringaniza cyangwa se mu gukontrola umunyu mu maraso. Ibi bituma rero uruvange rw'umuneke n'igitunguru bifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Igitunguru kizwiho kuba gikungahaye mu antioxidant agabanya ikigero cya cholesterol mu maraso. Igitunguru gituma amaraso atambuka neza. Ibi bikaba bifasha rero mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Umuneke ukungahaye cyane muri potassium, ukagira sodium nkeya. Ibi rero biha umuneke ubushobozi bwo kugabanya ibyago by'umuvuduko w'amaraso, indwara z'imitima ndetse na stroke. Iyi stroke tukaba twababwira ko ari nka accident y'ubwonko cyangwa se kwangirika kw'imitsi y'ubwonko ndetse n'amaraso n'umwuka cyangwa se amaraso ntabashe gutambuka neza ngo agere mu bwonko. Impamvu ya kane ugomba gukoresha uyu mutobe w'imineke n'ibitunguru, birinda anemi. Iyi ni ya ndwara twababwiye igaragazwa no kubura amaraso
kugira insoro zitukura zidahagije, hemoglobine nkeya, gucika intege n'ibindi. Nyabuneka kora subscribe kandi ujye wibuka kureba link hasi ya video ziba zijyanye n'aya masomo yatambutse. Ubutare bwa feri rero dusanga mu mineke no mu gitunguru gitukura bizafasha mu gukora insoro zitukura, red blood cells, bityo umubiri wawe ube wahangana na kino kibazo. Birumvikana rero ko ushishikarizwa kurya umuneke n'igitunguru, cyangwa se ugakoresha uno mutobe cyangwa se uruvange rw'imineke n'ibitunguru kugira ngo kuno gucika intege no kubura amaraso bitewe na anemi ube wabisezerera burundu. Impamvu ya gatanu, uruvange rw'imineke n'ibitunguru rufasha mu gutakaza ibiro. Aha ndavuga babandi mushaka kurwanya umubyibuho ukabije. Kugira umubyibuho ukabije ni uburwayi. Iyo butavuwe butera riske zo kuba warwara izindi ndwara zikomeye zishamikiye kuri uwo mubyibuho ukabije. Aha twavugamo indwara nka za diabete, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso n'izindi. Niba rero wifuza ibyo kurya wakoresha byagufasha gutakaza ibiro, ntukabure uyu mutobe w'imineke n'ibitunguru. Aha ndongeraho ko ugomba no kurya imbuto n'imboga muri rusange niba wifuza kuba wagira ubuzima bwiza. Impamvu ya gatandatu, kurinda uruhu ndetse na zimwe mu ndwara zifata uruhu. Igitunguru kibitsemo vitamine zitandukanye, harimo na vitamine E ifatwa nk'ibiryo cyangwa intungamubiri ifasha uruhu rwacu kumera neza. Aha mbabwire ko ubwiza bw'uruhu atari amavuta turusiga aya yakorewe mu nganda, ahubwo ni ibyo kurya. Ni nabyo bizatuma mu by'ukuri ubuzima bw'uruhu rwacu buba bwiza. Umuneke ukungahaye muri potassium ndetse na za vitamine A zituma uruhu rwacu rutumagara, kurwanya udutashe twa hato na hato tuza ku ruhu ndetse no kurwanya gukanyarara k'uruhu. Aha mbabwire ko usibye no kurya umuneke, bamwe baba bashobora no kuwukoresha bawisiga ku ruhu rwo mu maso no ku ijosi mu rwego rwo kugira uruhu rwiza bifuza kandi ruzira amatashe. Reka rero nibwirire cyane cyane bashiki bacu uko ibi bazabigenza. Fata umuneke, uwunombe, ushyiremo akayiko k'indimu ndetse n'ubuki, uvange neza. Siga ku ruhu rwawe mu maso no ku ijosi, birekereho iminota 10 kugeza kuri 20. Nyuma woge n'amazi meza. Ibi bizatuma ugira uruhu rwiza kandi rukeye nk'uko ubyifuza. Dore uburyo uzategura umutobe w'imineke n'ibitunguru. Koresha akamashini, ukore umutobe w'imineke n'ibitunguru, ubivange neza, ubishyire mu kantu, ubirekeremo, upfundikire bimare nk'iminsi 2 kugeza kuri 3 mbere yo kubikoresha. Nyuma y'iyo minsi rero uzajya ukoresha cyangwa se unywa akayiko kamwe mu gitondo, akandi ugafate nimugoroba uvuye ku kazi. Nubikora ibingibi uzabona umusaruro bidatinze. Uyu mutobe ushobora no kuwisiga ku ruhu mu rwego rwo kurwanya indwara z'uruhu. Murakoze, kora subscribe. Iyi ni Maxon Wisdom TV.